leta idufashije. Leta niyo ifite urufunguzo rukomeye rwo gutuma itangazamakuru ryo mu Rwanda rigira ingufu, tukaba twatera imbere twese abanyamakuru. Kuri ya munsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru wa ku itariki ya 3 mu kwezi kwa 5 uba buri mwaka niko dusanzwe tubikora, ariko ndetse uwo munsi abantu bose barahuraga keretse umuntu wabujwe wenda n'impamvu runaka, ariko kuba nk'uwo munsi amafaranga yatangwaga simvuga ngo ndayazi, ariko nabonaga amafaranga yakoreshejwe kugira ngo bakire abantu barihe hoteli n'amafaranga atari makeya. Ese ayo mafaranga yose yagiye tubaye ikaze inshuti bakunzi bacu uko Ibendera TV, nitwa na Kreti ntirushwa nkuko bisanzwe. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku birebana n'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda. Ejo bundi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 5 yari umunsi mpuzamahanga wo kwizihiza ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda. Uyu munsi rero ugeze, itangazamakuru mu by'ukuri rihagaze hehe mu Rwanda? Ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda nk'uko raporo z'imiryango mpuzamahanga y'abanyamakuru zashyize igihugu cy'u Rwanda mu myanya ya nyuma, no kuvuga mu bihugu 30 biri mu myanya ya nyuma mu bwisanzure bw'itangazamakuru. Nyuma y'ibingibi ariko kandi mu cyegeranyo cya leta y'u Rwanda cyo muri 2018 u Rwanda rwari rufite amajwi 77% mu birebana n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Kugeza uyu munsi rero turashaka kugira ngo turebere hamwe ese bihagaze gute mu itangazamakuru, hakorwa iki, hakosorwa iki. Niyo mpamvu rero twabahamagariye abatumirwa. Dufite abatumirwa hano tugiye kuganira nabo. Dufite uzwi nk'inararibonye, umunyamakuru mukuru bimazemo igihe kinini. Dufite n'umunyamakuru ukiri mutoya muri uru ruhande rw'umwuga w'itangazamakuru. Bombi rero tugiye kubakira hanyuma tuganire. Reka dutangire duhera ku w'inararibonye mu itangazamakuru. Tuguha ikaze ku Ibendera TV. Murakoze cyane. Njyewe nitwa Basanda Simzio Swalt, nkorera ikinyamakuru cyitwa milcoline.com. Yego, aho ngaho niho nkorera kuri ubu, ariko nakoze mu itangazamakuru bitandukanye. Yenda gatoya utwinjizemo neza, winjiye muri uyu mwuga w'itangazamakuru nk'umuwuhe mwaka, winjiriye mu kihe gitangazamakuru? Natangije mu mwaka w'ibihumbi 2000, ariko cyane cyane winjiye mu bihumbi 2000 wenda na kabiri naho ngo natangiye neza kwinjira, kuko nari ntagiye ndi freelancer. Nakoze mu itangazamakuru bitandukanye. Nakoreye ikinyamakuru cyitwa Umurage, nkorera ikindi kinyamakuru cyitwa Itwararike, kivamo njya korera muri The New Times, ariko cyari ikinyamakuru cyahozeho cyakoraga muri under The New Times cyitwaga Izuba Rirashe, ubundi yabo kiriho. Hanyuma nja mvuye mu mvaho nshya nibwo naje mu kinyamakuru cyitwa arico mfite ubu ngubu cyitwa milcoline.com. Oswaridi, imyaka irarenga 20 uri mu itangazamakuru hano mu Rwanda. Ikibuga cy'itangazamakuru mu minsi yashize byari bimeze gute mwinjiramo muri iyo myaka ya za 2002 gutyo? Byari byifashe kuri icyo gihe hari ibinyamakuru bike, ibinyamakuru byari bike, kandi birumvikana ko n'ubumenyi bwari bukiri hasi. Ntabwo navuga ngo abantu bari bahugutse cyane nko muri iki gihe, ariko filime zire byagiye bikura, iminsi igenda yicuma imbere, na leta yacu igenda ishaka ukuntu yatwongera ubushobozi n'imbaraga ndetse no mu bumenyi. Tugenda duhugurwa inshuro nyinshi, twarahuguwe ndabyibuka, tugenda ahantu hatandukanye batwigisha mu buryo bwo gukora inkuru, mu buryo bwo kweditinga. Ibyo zose bigenda ubona hari improve, bigenda bizamuka. Ariko nanone kimwe n'icyo gihe hari abantu bagiye ibinyamakuru byagiye bifungwa, ndabyibuka nk'Umuseso, Umuvugizi n'ibindi binyamakuru byagiye bifungwa ndetse binava ku isoko.
ariko hari n'ibindi binyamakuru byakomeje bizamuka by'ukuri bitera imbere kugeza n'ubu bimwe biracariho. Ibyo byose ni inararibonye kandi nagiye bibona ibintu byinshi bitandukanye. Hanyuma ubu ngubu ugereranyije n'itangazamakuru ryo muri iyi minsi n'iry'icyo gihe, ese uyu munsi bimeze gute bwo? Uyu munsi iyo mbona ibinyamakuru ndetse n'abanyamakuru muri iki gihe by'ukuri bafite ubumenyi butangaje bukomeye rwose, nta n'uwanashidikanyamwo n'uwavuga ngo ubumenyi bwo ntabwo uvuga ngo burarangiye, burakomeza. Kuma kwihugura nabyo ni byiza kandi kuma kwiga ni byiza, ariko ngeranyije mu minsi yatambutse no muri iki gihe ubu ngubu bafite ubumenyi kuko tekinoloji iragenda yiyongera. Abana barangije amashuri mu mashuri y'itangazamakuru ndetse no mu yindi myuga itandukanye usanga bafite ubumenyi buhambaye kandi bukomeye. Nicyo gituma ngiye mbona ko ari cyo gihe noneho leta yakabumbize gushiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo noneho babaheze ubushobozi, ndavuga mu buryo financial, kugira ngo batere imbere, kugira ngo babone ibikoresho, kugira ngo babone ukuntu bakora neza. Nicyo gihe hakabumbize gushirwaho imbaraga cyane kuko icyo genda byibuka mbere ubushobozi bwari nubwo butari buhari cyane kandi usanga byari bigize, ariko icyo gihe uwashakishaga yarabonaga kuko byari bikiri bikeya. Ariko muri iki gihe abantu bafite ubumenyi bwinshi, ariko kugira ngo babone ubushobozi buri hasi kabisa. Nje kavuga nti iki nicyo gihe cyari gikwiriye kandi icyo gihe hakabuze gushirwamo imbaraga, leta ikabishiramo imbaraga kuko ndabona abantu bafite ubushake, abanyamakuru bafite ubushake kugira ngo bakore, ariko by'ukuri ibona ubushobozi buri hasi cyane. Nicyo gituma mbona kuko ubwisanzure bw'itangazamakuru abantu baridagadura, umuntu agenda agakora inkuru uko ashaka akayitangaza kandi afite n'ingiye deontologie professionnelle cyangwa se mu buryo bw'amahame y'itangazamakuru. Njye mbona kuko nubwo hari umuntu ushobora wenda gutezuka cyangwa se agakora ibidakwiriye, sintekereza ko ni umwanya wo kumucaha, kandi burya muri sosiyete abantu bagomba gucaha bakagarura niko bisanzwe. Ariko by'ukuri abantu ndabona bafite inyota nyinshi yo kugira ngo bakore kinyamwuga, ariko ikibazo nkabona kuko ubushobozi buracaruke. Wari ukomeje ku kibazo cy'ubushobozi, ndaje nongere nkikubazeho, ariko mbere yuko tugera kuri icyo kibazo cy'ubushobozi, ibihugu byo hanze bikomeza bigenda bishyira igihugu cy'u Rwanda mu bihugu bya nyuma, bavuga yuko itangazamakuru mu Rwanda ritisanzuye. Hanyuma raporo iheruka ya Human Watch Right nayo ishyira u Rwanda mu bihugu bya nyuma mu birebana n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ku ruhande rw'abakoresha YouTube, aho bavuga yuko abakoresha YouTube bakomeza kugenda babangamirwa, batagerwaho n'amakuru neza cyangwa se kuyageraho bibagora cyangwa se rimwe na rimwe ntibayabone. Reka nkubaze nkaho ufite ubunararibonye muri iri tangazamakuru, mu by'ukuri unari muri iki kibuga cy'itangazamakuru, wowe bibona gute? Zo kuri iki kibuga kimazemo igihe ngiye numva kuko kuva ngewe maze igihe kinini kandi ntabwo nigeze nje ahandi, ntabwo nasohotse nyuma y'itangazamakuru. Kuba abantu cyangwa se kuba muri iki gihe abantu bavuga ngo ubwisanzure bw'itangazamakuru cyangwa se imiryango mpuzamahanga ikarishira mu myanya ya nyuma, ngiye ntabwo nemeranya nabo kuko ubwisanzure burahari kandi by'ukuri ubona abantu bisanzura bakavuga. Ngiye numva kuko nta mpamvu kuko abantu ni abantu, kuvuga ngo sosiyete nambe habonetse wenda umwe cyangwa se babiri kuko ni sosiyete no kuma kugarurana no kuma guhugurana, ariko ntabwo wavuga ngo itangazamakuru mu Rwanda riri hasi cyangwa se riranizwe. Ahubwo ngewe ko mbona ko abo ngabo baba bafite kuvuga ngo barishire mu myanya ya nyuma, ngiye numva kuko batabaje ngo babaza abantu, baje bakatubaza bakabaza abantu bari kuri tele. Ngiye numva kuko hari umuntu yatanga ibisobanuro bifatika kuko hari abantu bavuye bagiye bahugurwa baja muri GLMC, kiriya kigo cya Great Lakes Media Center GLMC, abantu bariga barahugurwa, bari abanyamakuru bagira ubumenyi, ndetse
mbona n'abandi bagiye barangiza no kuri muri UR babizi itangazamakuru n'abandi bagiye bagenda bakora ubushakashatsi batera imbere. Ariko kubijyanye na YouTube waruvuze ngira ngo warukomojeho, nje mbona kuko YouTube burya ni tekinoloji nshasha kandi ni mishyashya by'ukuri itera amabavu. Icyo gihe ngewe icyo tekereza aho kuvuga ngo uvuge ngo umunyamakuru ngo yaguye amakosa ngo abishaka, oya, ahubwo abashinzwe media, abayobozi bareberera media, nico gihe cyo kumanuka none bakavuga bati iyi system yaje iri koranabuhanga ryatangiye, akatureba ukuntu tubahugura tubashize ku murongo. Ariko kuvuga ngo uvuge ngo YouTube ngo yaje ngo ari ikindi kintu ugasanga abantu babifashe nk'ikindi kintu, oya, ntabwo ari byo rwose. Uyu mwuga umazemo igihe kinini, ikindi ngomba kubaho hakwiriye kubaho ikiganiro, abantu bagahugurana bakerekana system nshya kuko abantu bose YouTube irafasha. Abantu bamaze kwinjiramo wina babona amafaranga, babona ukuntu biteza imbere. Ariko si cyo gihe cyo kuvuga ngo utangire uvuge ngo YouTube yaje ari ikindi kintu kidasanzwe. Ni ubwisanzure, abantu bakwiye kwisanzura bakavuga ikiri ku mutima wabo, abantu bakavuga. Kandi YouTube igera ahantu henshi hatandukanye bitandukanye n'ikinyamakuru wenda kitaba kizwi, ariko YouTube igera ahantu henshi hatandukanye. Iki gihe nicyo gihe z'ukuri mbona ko abayobozi bareberera itangazamakuru bakagombye kwegera abanyamakuru no bakabaganiriza, bakabwira bati dushake ese twakora gute, tubikore gute no kurushaho kugira ngo bibe byiza kandi noneho bigirira akamaro wa munyamakuru atera imbere. Kandi nubwo bwisanzure bw'itangazamakuru societe civile ibona ukuntu yidagadura itanga ibitekerezo byabo. Tugana ku musozo rero mu kanya warukomoje ku birebana nuko itangazamakuru ubushobozi bukiri hasi, none hakorwa iki Oswald nk'umuntu ubifitemo uburambe ibintu by'itangazamakuru, hakorwa iki kugira ngo abanyamakuru batere imbere? By'ukuri mu gihe cyashize dufite urwego rwitwa Media High Council. Iriya Media High Council by'ukuri nubwo abanyamakuru bagiye bavuga ngo ntibahuguwe ngo kuko babishakaga, ariko ngiye ku giti cyane kuko ngiye ndabyibuka itangira ijyaho n'ukuntu yagiyeho yahuguye abanyamakuru benshi, kandi hari free hari ikintu cyagiye kiboneka result yagiye ivamo. Rero ubu ngubu itakiriho, ngenda umva kuko sinzi abandi RGB dusigaranye irebere itangazamakuru, ngenda ndabona kuko ntabwo twayinenga, nta kintu twabona cyangwa se ngo tuvuge ngo ibi ni byiza maze gukora cyangwa se ngenda tekereza kuko simbwa ngo kandi media ikansigaruke kuko ababikoze nyine bari bafite ibyo bashingiyeho. Ariko abantu bafite mu nshingano kurebera itangazamakuru zo kuri nicyo gihe bakagombye kwegera abanyamakuru kugira ngo noneho buzuzanye, ndetse cyane cyane banafashe n'iyi creation n'ikoranabuhanga rya YouTube ritangiye kuzana gutanga umusaruro. Bamwe na bamwe bamaze kwinjiramo 3 4 5 abantu batarengana no kuntoki. Zukuri ndatekereza kuko baracari hasi cyane, baracari baki. Abenshi ntibaranabigana, ntibaranzi n'ibyo ari byo, ntibazi n'abanatangirira. Ariko iki nicyo gihe cyo kuvuga ngo itangazamakuru, leta ivuga ati itangazamakuru, baritekereza bavuga bati itangazamakuru ubu ngubu twarifashe iki, cyane cyane ku bikoresho nk'izi za kamera kugira ngo ubone kamera ya ikushaka gukora YouTube iri muri za miliyoni 500, iri mu ndu zamwe n'ibindi bikoresho bitandukanye n'amafaranga menshi. Ariko by'ukuri nibakomeza kureberera bakoma kunenga, je ndatekereza ko atari ko kubaka, ariko kubaka muri iki gihe kugira ngo itangazamakuru ryacu ejo nejo bundi bazabe bafite competition n'ibindi bitangazamakuru mpuzamahanga. Iki gihe nicyo gihe cyo kwegera itangazamakuru, ariko si igihe cyo kunenga, oya, ni igihe cyo kuvuga ngo baryegere kandi bariheze inama. Nje numva kuko kandi n'abanyamakuru nabo by'ukuri bihugure kandi bashishikazwe no kuvuga ngo batange inkuru zubake societe nyarwanda, abantu bave mu bujiji, bave mu bintu zo kudasobanukirwa, abantu bamenye ibikwiriye gukorwa. Nje numva kuko hakwiye kuzuzanya
haba abareberera itangazamakuru hamwe n'abanyamakuru nabo bakakomeza kuba bafite indangagaciro na deontology zireba itangazamakuru kuko ubumenyi turawufite kandi twarawuhawe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Katugane ku musozo w'ikiganiro twagiranaga, sinzi niba hari ikiri ku mutima wawe ku buryo yenda twaguha umwanya ukakivuga ubundi tukajya ku musozo. Zukuri ndagaruka ku bijyanye n'uriya munsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Turashima cyane kubwo abanyamakuru bagenzi bacu bahawe ibihembo, ni byiza cyane kandi ubu ngubu njye nabonye kuko hari indi nouveauté bitandukanye n'igihe cyashize cyatambutse, kuko by'ukuri iyo ugerageza urareba ukuntu habaye gusaranganya ibitangazamakuru bitandukanye. Yego njyewe sinakibonye, ariko ndatekereza kuko n'ubutaha noneho ushobora gukora cyane ndetse na bagenzi banjye dukorana kugira ngo nabo barusheho kubameliyora cyane kugira ngo bakore inkuru zicukumbuye. Ariko by'ukuri nabonye kuko muri iyi tuze muri kugwemba abanyamakuru hari ukuntu wabonye ibitangazamakuru cyangwa se abanyamakuru barasaranganyije, ariko bitandukanye nuko mbere njye nabonaga kuko habagaho kuvuga ngo ibitangazamakuru bimwe usange, kandi by'ukuri wenda nako bimeze, ariko nanone ukwiye kurebera abana bose mu gihe ufite abana kandi bari mu ngo zitandukanye, ugaragaza ukuntu wagerageza kugira ngo bose nibura buri rugo rwose rugerweho. Yego nubwo bose ni competition, ariko kameme iyo habayeho gusaranganya mu bigo bitandukanye uko babyita za mezo, izo za mezo zose zikagira ikintu kizigeraho. Ikindi uyu munsi w'itangazamakuru erega n'umwanya wo kwishima. Yego hariho covid, ubu ngubu bahoraga bahurira ahantu bakishima bakidagadura bakavuga bati rwose twishimiye ibyo twakoze umwaka ushize, ariko nanone ese nambe bibaye ku ikoranabuhanga kuko ibyo kuri batavuga bati nibura reka buri mezo yose tuyigenere akantu runaka, nta kuvuga ngo ufate ikintu kimwe gishire ku mwana umwe gusa kinuva, kuko iyo ngiyo sinavuga ngo ni injustice kuko babikoze bafite ibyo bashingiyeho. Ariko kameme kuvuga ngo umunsi w'itangazamakuru umuntu amaze umwaka akora itangazamakuru, aho kuvuga ngo ushimirwe nibura bavuge bati ngaho namwe aho muri nimwishime, kinva kuko icyo cyo cyagombye kuba kiriho. Kandi atekereza kuko mbaye no muri intuza muri iyo platforme itegura uriya munsi, kinva kuko nicyo kintu nagahereyeho. Uzi kuvuga ngo abantu mwese mwarakoze, yego uriya bayindashikirwa yihuse mbere akoze inkuru, ariko n'abarya basigaye ugasanga barigunze, ahubwo ugasanga n'umunsi wo kurakara. Ntabwo ari umunsi wo kurakara, ni umunsi wo kwishima. Ndatekereza ko abantu bahawe izo nshingano zo kurebera itangazamakuru z'ukuri bakagombye kuza bakabana n'abandi banyamakuru bakavuga bati na mbere y'ukuriya munsi uba ese twakora iki, ese kubera iki bibubwiro, nta mpamvu kubwira. N'umunsi wo kwishima, n'umunsi wo kwidagadura, abantu baba barakoze baranyuze mu bintu byinshi, hari ahantu wakagombye kugera ndetse ukaba wanabizira. Ariko kuvuga ngo umunsi w'itangazamakuru si umunsi wo kurakara ngo urakaze bamwe ngo ushimishe bamwe, oya, ni umunsi wo kuvuga ngo n'abana bose bakoreye igihugu, n'abana bose bakoreye umuryango nyarwanda, wakomeza kuba umunsi wo gushimisha abantu bose. Kuriya munsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru wa ku itariki ya 3 mu kwezi kwa 5 uba buri mwaka, niko dusanzwe tubikora. Ariko ndetse uwo munsi abantu bose barahuraga keretse umuntu wabujwe wenda n'impamvu runaka, ariko kuba nk'uwo munsi amafaranga yatangwaga simvuga ngo ndayazi, ariko nabonaga amafaranga yakoreshejwe kugira ngo bakire abantu barihe hoteli, n'amafaranga atari makeya. Ese ayo mafaranga yose yagiye, ayo mafaranga kuki abanyamakuru bahoraga bahembwa byinshi kandi nyine barahembwe kandi bazanabona n'ayo mafaranga, ariko se nk'ayo mafaranga yakoreshwaga bakoresha uwo munsi kuki mu gihe turi mu gihe cya covid, mu gihe bidasanzwe, kuki noneho batashimisha buri mezo ayo mafaranga bakavuga bati nibura buri mezo, ndavuga buri kinyamakuru, iyo mvuze mezo ni buri kinyamakuru, nibura kigahabwa par abantu bakishima bakanezerwa, bakavuga bati rwose nimwishime munezerwa kubyo mwakoze, twikishimira umusaruro w'ibyo wakoze. Murabona nk'umunsi w'umuganura abantu bose baraza bagaterana bakishima, bakishimira umusaruro bagezeho. Natwe abanyamakuru uwo munsi niwo munsi w'umuganura wacu tuba dufite. Ni ukuvuga ngo
kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza mu kwezi kwa gatanu umwaka utaha niwo munsi tuba dufite wo kuvuga ngo twishime kandi tunezerwe. Ariko by'ukuri ayo mafaranga yose yasubiye mu isanduku ya leta, ayo mafaranga afite justification, ayo mafaranga kuki atakora ikindi kintu cyashimisha abanyamakuru? Murakoze cyane. Murakoze. Ku rundi ruhande rero turi kumwe n'undi munyamakuru mutoya nawe muri uyu mwuga w'itangazamakuru, reka tumwakire aratangira twibwira hanyuma nawe tuganire atubwire uko abona bihagaze muri iri tangazamakuru rya none. Murakoze kunyakira kuri Ibendera TV. Nitwa Sami Celestin Ishimwe, ndi umunyamakuru ukorera igitangazamakuru cyitwa itabaza.org kuri website na Itabaza TV kuri YouTube. Iyo umuntu akureba abona uri umuntu wo mu myaka mito, winjiye mu itangazamakuru igihe ki? Ku itariki ntibuka neza ariko muri 2016 nko mu kwa gatandatu. Muri 2016 Oswald yari amaze imyaka myinshi cyane, kandi buri umwaka nubwo yaba umwe uba ufite ikintu uvuze. Hanyuma rero winjira mu itangazamakuru, winjiyemo ubona bimeze gute? Tugereranyirize kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ukuntu ubona itangazamakuru mu Rwanda byifashe. Itangazamakuru naryinjiyemo muri 2016, ariko guhera nkimenya ubwenge byari indoto zanjye n'icyifuzo cyo kuzaba umunyamakuru. Icyo gihe rero ndyinjiramo, icya mbere kuri njyewe kwari ugukabya inzozi zanjye. Naryinjiyemo mbikunze, ndyinjiramo nzi ko ngiye gukora ibintu nkunda, ariko kandi ibintu bishobora no kuntunga. Guhera icyo gihe rero kugeza uyu munsi ngenda nungukiramo byinshi. Yenda ninjiramo nari nzi ko nzabona amafaranga menshi, icyo ni kimwe. Nkunguka inshuti, nkahura n'abantu nari nzi mu itangazamakuru ariko bo batanzi, tukamenyana. Ibyo nabyo bigenda biba umunsi ku wundi. Itangazamakuru rero uko ndibona mu Rwanda uyu munsi hamwe no ku isi yose, murabizi ko uburyo dutangazamo amakuru, hari uburyo bwa broadcast, ubwo ni radio na televiziyo, hakabaho uburyo bwo gucapa impapuro bisanzwe nk'ubwo imvaho n'ibindi bitangazamakuru byakoraga mu minsi yashize by'ibipapuro, hakabaho rero n'uburyo bwa online. Itangazamakuru rero ryo muri iki gihe ry'uyu munsi, haba mu Rwanda haba no ku isi muri rusange, riri gusa n'iri kuva ku itangazamakuru rya gakondo, niba ariko twabyita, rikajya ku itangazamakuru rigezweho irya online. Ubu ngubu ntabwo bikiri ngombwa ko umuntu ategereza amakuru kuri radio, amakuru yabaye mu gitondo ngo uyategereze saa moya mu makuru ya nimugoroba. Ahubwo ubu ngubu inkuru iraba haba mu bitangazamakuru bitandukanye, ugasanga niba ari n'igitangazamakuru yenda radio na televiziyo, ariko ugasanga bafite nka website cyangwa bafite izindi mbuga nkoranyambaga bahita batangarizaho amakuru yabo uwo mwanya bikiba. Itangazamakuru rero muri rusange nubwo buryo rihagazemo, rihagaze neza kurusha mbere, kurusha nk'umwanjye nkimenya ibintu by'itangazamakuru. Urumva kera mu cyaro iwacu umuntu yakurikiraga amakuru kuri radio, amakuru nk'uko nari maze kubivuga akaba yabaye nko mu gitondo ukaza kuyakurikira nimugoroba. Ariko ubu ngubu inkuru iraba nyuma y'amasegonda makeya, abatuye isi yose bakaba barayimenya. Itangazamakuru rero ry'uyu munsi riroroshye cyane, riri no mu buryo bwiza, ntabwo amakuru akigorana kuyatangaza. Celestin, ngiye kukubaza ibibazo bibiri hanyuma tugana no ku musozo. Ese ubona ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda rihagaze gute? Hanyuma kandi amikoro y'abanyamakuru mu Rwanda ubona bihagaze gute? Ese hakorwa iki?
ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda turakiyubaka, hamwe no ku mikoro ntabwo turi ku rwego twavuga ngo twagezeyo. Mpereye kuri icyo cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru, ku ruhande rwanjye muri rusange mbona abanyamakuru mu Rwanda turisanzuye, ariko nubwo twisanzuye, iyo bavuze ubwisanzure umuntu ashobora kuba yisanzuye ariko akaba afite ahantu atagomba kurenga. Ntabwo umuntu yisanzura ngo arenge imbibi zashyizweho. Ariko nkanje ku ruhande rwanjye, bitewe n'inkuru ngiye nkunda gukora inkuru akenshi z'iyobokamana. Mu iyobokamana rero hari aho ugera yenda ugasanga inkuru ushaka bitewe n'amahame y'idini runaka ntibayiguhaye, ugasanga yenda ntabwo wisanzuye uko bikwiye. Ariko muri rusange turisanzuye, abanyamakuru bo mu Rwanda ntabwo biri ku rwego twavuga ngo twagezeyo ni 100%, ariko ni urugendo, tuzakomeza gutera imbere. Hanyuma ku kijyanye n'amikoro byo, amikoro nayo ntabwo twese, ariko ibitangazamakuru n'abanyamakuru dufite amikoro ahagije, nabyo bizagenda bitera imbere. Ariko leta idufashije, leta niyo ifite urufunguzo rukomeye rwo gutuma itangazamakuru ryo mu Rwanda rigira ingufu, tukaba twatera imbere twese abanyamakuru. Leta niyo ifite urwo rufunguzo. Leta urumva n'abaturage bose muri rusange, n'ubuyobozi nibo rero bagashyizemo ingufu bakadufasha kugira ngo dutere imbere, atari mu myandikire gusa, ahubwo no mu buryo bw'amafaranga. ngira ngo tugana ku musozo twagushimira, kereka niba hari ikindi ufite wavuga ubundi tukagana ku musozo. Kuri icyo ngicyo cya leta nari mvuze, leta ishobora gufata ibitangazamakuru. Hari ibitangazamakuru bya leta, ariko hari n'ibitangazamakuru byigenga dukorera. Leta rero ifite inzira zose, ubushobozi, ikadufasha. N'imiryango itegamiye kuri leta nayo ishobora kudufasha, bakaduha inkunga, tugakorana nabo, bakaduha amasoko nk'uko byahoze mbere ntararyinjiramo. Ibitangazamakuru bitari ibya leta byabaga bifite amasoko, n'ubu ngubu rero byakongera bigakorwa, kubo bireba babitekerezaho, bakajya batanga amasoko, bagakomeza no kuduhugura nk'uko babikora. Aho ubwo bwose ni ubushobozi butandukanye baba batwubakira, haba mu buryo bw'umwuga, hakaba no mu buryo bw'amafaranga. Ikindi ntabura kuvuga ni ugushimira abakunzi b'iyi televiziyo yanyu, nabo rero bari mu bafite ubushobozi bwo kuba bafasha itangazamakuru, bareba ibi biganiro byanyu, bakanabaha ibitekerezo, ndetse haba hari n'ufite n'igitekerezo yumva cyabyarira umushinga yumva wabyarira inyungu iyi televiziyo yanyu hamwe n'ibindi bitangazamakuru, akaba yabibabwira. Ndumva rero nasoza mbashimira, yaba mwebwe mwantumiye muri iki kiganiro Ibendera TV, ndabashimiye. Ariko kandi nkabwira n'abari badukurikiye muri iki kiganiro ko rwose natwe bajya iwacu kuri Itabaza, bakagenda natwe bakareba ibyo dukora, bakaduha ibitekerezo, bagakomeza nabo bakagira umusanzu mu kubaka no gukomeza iri tangazamakuru. Murakoze cyane. Akoze cyane. Reka rero tubashimire mwari mukomeje kubana natwe ku Ibendera TV. Mbonye abatumirwa twabateguriye uyu munsi, mwumvishe ibyo bavuze, namwe ibitekerezo byanyu turabyiteze, kandi tubashimira uburyo mukomeza kubana natwe. Nitwa na Cretin Hirushwa, mugira amahoro y'Imana.